ruzahora rukura buri munsi nta na rimwe ruzigera rusubira inyuma. Mukunzi wanjye, nsezeranya pe mfite ubwoba ko utazagaruka. Ahubwo nta gihe na kimwe nishima nk'igihe turi kumwe muri mwese. Ni gute nahunga ibyishimo byanjye rero nkagenda, ariko nyine ntabwo mbizi niba ndi bugende, ntabwo nshaka kugusiga. Hajya wambwiye ko uzagenda ryari? Ejo basi ndakwinginze reka iri joro tube turi kumwe mpaka mu gitondo. Wabisaba ko ntabwo yabyemera kandi uranabyumva ariko bidakunda. Twicaye ahantu hamwe turirimba. Ndagukunda shema. Ngiye kongera kuguherekeza kanongeye basi ngo herekeze, ariko ntabwo ndi bugende. Urabona ngiye mu rugo ndahageze, reka nongere ngo herekeze. Nkajya ntinza ibintu muri gahunda, nayo mpamvu naguhamagaye kandi mba nguhamagaye nkwizeye. Ibi bintu biri ku giti cyanjye gusa, nta n'undi muntu ubizi. Ushatse kuvuga ko nyina nambara ibi bintu atabizi? Ntabwo ushobora kubimushyiramo kuko ntabwo banshyigikiye. Barandataho ngo nuko ari umwuzukuru wabo. Uriya mwana uko bigomba uko ariko kose agomba gupfa. Fabi, urabizi ko mu bintu byose dukora ariko ikintu cyo kwica impinja wa. Uratangiye nawe. Niba ushobora kuba wakica umuntu w'umugabo gutura uruhinja se rwakunanira, urumva ari iki kirenze musa? Fabi, uri kunyumva cyane uri kunyumva, ariko natekereza gufata umwana w'uruhinja utaramenya kuvuga icyo umubere rya nyina nkamwica. Hanyuma se umwana w'uruhinja ntafite amaraso nk'ay'umuntu mukuru? Ntava amaraso nk'ay'umuntu, imitsi ye ntabwo ari nk'iy'umuntu mukuru, amagufwa ye si ay'umuntu mukuru. Umwana muto agahinja uri gupfa ikinako, agahinja uri gupfa ikinako. Kare ni agahinja k'ahazaza, kare niko kazavamo umwanzi wanjye mukuru. Ngomba kwitegurira ahazaza hanjye. Just umutima uri kundya tukumva basi se waretse tukwica, niba ari nyina akari we twicare ku mwana. Ntabwo twakica isimbi kuko ni umwana wanjye. Uraruhinja rero ni umwana w'umwanzi, cyusa n'umutindi n'umuhemu, kandi amaraso amurimo naye navuze ati amaraso imitsi imikaye n'ibyo umwanzi bivuga ngo icyitwa amaraso ya cyusa cyose kigomba kuvaho. Njye ni yaragiye kunyica, ijisho rihorwa irindi. Ijisho rihorwa irindi. None se ubundi kuki utaduye misiyo kugira ngo cyusa natwe tumugirire nabi? Wihorere kuri cyusa kugira ngo wihorere kuri ako gahinja. Cyusa wenda bankurikirana bakabimenya, ariko agahinja ntikakurwanya. Cyusa n'umusore mugenzi wawe yakurwanya akaba yashaka izindi mpamvu, kandi urabizi ko atari ubwa mbere mbigerageje. Ariko uruhinja ntabwo rugomba kukurwanya, ni kugenda wahita muri Nyabarongo washyira mu mufuka ingingo ze wazishwanyaguza. Ibyo ntabwo bindeba, icyo ushaka no kubona uramuramba. Kunzi ba Frames amusara nongeye kubasuza umuherereye hirya no hino mu gihugu. Se murabona ibintu biraza kuba byagenda gute ko tumaze kubona ko uyu mukobwa Fabiola yakamejeje ngo ashaka kuba yakicura mwana wa Isimbi. Ese araza kuba yabigeraho dukurikije ibintu tumaje kuba twareba muri episode yarangiye. Rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri no munota tukiri kumwe, gihe hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo Frames amusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima yuko murabona ko Fabiola noneho yakajije umurego ashaka kuba yahitana uriya mwana wa Isimbi ngo kubera ko ngo ashobora kuba yazamubangamira hazaza. Ese Fabiola ni yihe mpamvu iri kuba yamutera kuba ashaka kuba yakica rura ruhinja rwa Isimbi? Rero uyu mukozi yarashyizeho ngo ajye kuba yakica rura ruhinja rwa Isimbi, mubonye ko atabashe kuba yabyemera. Ntabwo Imana bibashe kuba yakemera ko ibi bintu biba, yuko uriya mwana ni umuziranenge. Nimba nawe wemera ko Imana ikoreye ibi
igitangaza igahindura ibintu. Jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko uyu mwicanyi yari asanzwe yica abantu ariko bamuhaye akazi ko kuba yakica uruhinja atitaye ku buryo uruhinja kurwica byaba byoroshye cyane. Yanze amafaranga Fabiola yari amuhaye. Urumva ko ari Imana ikoze ibitangaza bikomeye cyane. Burya isaha yawe itageze ntacyo waba, kubera ko Fabiola akomeje kuba yagambanira uriya mwana. Yamaze kuba yabwira Rugema ati uwo mwana ugomba kuba wajya no kuba wamutahara mwarura rugo kwa Cyusa, akaba ariho azabasha kuba yakorera. Ariko Rugema mwamaze kubona ko nawe yamaze kuba yakanga iyi nama Fabiola yari arimo amugira, yuko Rugema yaravugaga ati uyu ni umwuzukuru wanjye ngiye ngomba kuzamurera, nta kintu kigomba kuba cyamubaho. Uri kumva ko uyu mwana wa Isimbi Imana ikomeje kuba yamurinda kuba Fabiola atangiye kuba yamutega imitego, kandi Fabiola nta n'ikintu arimo arwanirira, kubera ko twamaze kubona ko hano mwa runo rugo nta n'imitungo ahafite, ahubwo ngo abarwanirira mukuru we, abashaka ko ngo mukuru we yazabaho neza, kubera ko nawe twamaze kubona ko aba hano mwa runo rugo. Ese Fabiola wowe wamugira iyihe nama cyangwa wamucira uruhe rubanza? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba wamugira inama cyangwa umucira urubanza y'ibintu arimo akora, yuko ntago ari ibintu byiza cyane, ntago ari ibintu byabasha kuba byaranga nk'umuntu w'umunyarwanda uzi umuco. Uri kumva ko rero film yacu Inzira y'Umusaraba itangiye kuba yaryoha. Nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twatangira kugenda turebera hamwe, babikomeje kugenda biranga ino film yacu, babikomeje kugenda bishimisha abantu bagenda badukurikira umunsi ku munsi, yuko mwamaze kuba mwabonamo ibintu bikomeje kugenda bitunguranaho. Mwamaze kubona ko uriya musore Emile yamaze kuba yakundana n'uriya mukobwa wa Nyiranambara, none tukaba twaramaze kubona ko uriya mukobwa wa Nyiranambara ashaka kuba yamusiga akajya kureba mama we urwaye, yuko bamubeshye ko yakoze impanuka, kandi twebwe turabizi neza ko ari Emile na kamarade biriya bintu babigizemo uruhare kugira ngo Nyiranambara abashe kuba yamera kuriya. Uri kumva ko rero film yacu igiye kuba yaryoha igihe Emile azibukira kuba yajya kureba mama uriya mukobwa agasanga ni Nyiranambara, mubona bizagenda gute? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi hano kuri ino channel, kandi iryo jambo ryanditseho subscribe nimba hari umuntu ukiri kuribona tugeranye kuri uno munota, nari kandi ho narangiza ajye muri comment ashyiremo ibitekerezo bye, nimba nta n'ibitekerezo afite ashyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko tuba turi kurebera hamwe ibintu biba bikomeje kugenda biranga ino film, kandi biba bikomeje kugenda bitungurana. Kuba Rugema kuri ino nshuro noneho yanze no kuba yakitabira urubanza, yanze kuba yakitaba urukiko, kubera ko twamaze kubona ko Rugema afite ibyaha byinshi ashinjwa. None umucamanza we, umuntu wari kuzamuburanira yaje kumureba, bagiye kuba baganira ku byo azavuga mu rukiko. Mwamaze kubona ko Rugema ngo atiteguye kuba yaburana. Urumva ko film yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha, igiye kuba yazamo ibintu byinshi tutari twiteze. Kuba Rugema ibi bintu yatangiye kuba yabitekereza, atangiye ko yagira ubwoba ko icyaha kigiye kuba cyamuhama, kubera ko uyu Rugema yarahemutse cyane, yahemukiye uriya mwana w'umukobwa Iribagiza ndetse na mama we, kandi mwamaze kuba mwabona ko mama Iribagiza yamaze kuba yashimutwa, akaba ari hano kwa kamarade na Emile bari barimo bamuganiriza, bamubwira uburyo agomba kuba yatwitwara, uburyo baje kuba bamuvuramo bataje kuba bamuhemukira. Rero uyu mugore mama Iribagiza we yari afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati kamarade na Emile bagiye kuba bamemukira, kubera ko ngo baraje baranshimuta, niko babwiraga umugore wa kamarade. Urumva ko film yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yakomeza kugenda igana ahantu heza. Kuba uyu mugore yarazi ko bamushimuse, yarazi ko bagiye kuba bamwica, ariko yageze mu maboko mazima. Urumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha. Kunze ba film Inzira y'Umusaraba, mwebwe tubashije kuba twajyana kuri no munota tukiri kumwe, murabona Isimbi ndetse na Rugema na Fabiola ibyo biraza kuba byagenda gute? Kubera ko twamaze kuba twabona ko Fabiola ndetse na Rugema batangiye kuba bagira ubwoba bwinshi cyane kubw'uyu mwana Isimbi yabyaye. Se murabona biraza kuba byagana hehe? Kubera ko Fabiola yatangiye kuba yakinjizamo Rugema ati uyu mwana Isimbi yabyaye azagukora akantu naramuka akuze, uyu mwana ntago azakubanira, ntago azagukorera ibintu byiza,
uzaba umubona ushaka wakirukana umwana akajya haramwarura urugo rwo kwa Cyusa akaba ariho abasha kuba yakurira kubera ko uyu mwana ngiye natangiye kuba nabibona azakora ikintu kidasanzwe uyu mwana wa Isimbi ashobora kuba ari we uzakwicisha rero Rugema we ntago yumvaga ko uyu mwana ashobora kuba yakora igikorwa kidasanzwe Rugema akomeje kuba yavuga ati uyu ni umwuzukuru wanjye ngomba kuba namurerana na Isimbi akabasha kuba yakora ngiye ntago nakirukana umwuzukuru wanjye hano mwa runo rugo ariko Fabero dukomeje kubona ko uyu mwana akomeje kuba yamuharanya avuga ati uyu mwana wa Isimbi agomba kuba yavana agasanga se Cyusa kubera ko aya si amaraso meza ibintu Cyusa yankoreye wabona n'uyu mwana aribyo azagukora naramuka akuze se mwebwe mubona koko uyu mwana yazahemukira Rugema yazabasha kuba yakihorera kuri Rugema kubera ko ibyo bakoze ntago ari ibintu byiza cyane ngo ari amaraso yo kwa Cyusa ngo yibuke neza yarari kwibutsa Rugema ati ari amaraso yo kwa Cyusa yibuke neza ko ngo ari yari kugenda namurega mu rukiko ari yashaka ko yamushinza ibyaha byose yakoze ari bo bashaka kuba babona ubutabera bwa iribagiza rero Fabiola we akomeje imipango ye yo kuba yavuga ati uyu mwana nta nubwo agomba kuba yarererwa hano mwa runo rugo bitewe n'ibintu papa we yankoreye rero Rugema mugomba kuba wakitonda ukirukana uno mwana akajya kuba yarerwa hariya kwa Cyusa ndetse akarerwa mu miryango yo kubera ko Isimbi atagomba kuba yarera uno mwana ahubwo mugomba kuba mwamumwaka uri kumva ko rero filimi yacu y'umusaraba igiye kuba yaryoha rero Rugema yamaze kuba yakumva aya magambo Fabiola yararimo amubwira kubera ko Rugema yamaze kuba yakizera uyu mukobwa Fabiola igihe kinini kubera ko Fabiola niwe ubasha kuba yamugira inama z'ibintu abasha kuba yakora Rugema yatangiye kuba yagira ubwoba bwinshi cyane atangira kuba yakumva uno mwana w'umukobwa Fabiola ati ngo hari ikintu nanjye kuba nakumvamo muri ano magambo bashe kuba wambwira ndi kugenda nanjye hari ikintu nanjye kugenda nkeka gishobora kuzagiraho ingaruka yuko ibintu byose nakoze nago uyu mwana ariwe wabasha kuba yagiraho ingaruka ariko Rugema yatangiye kuba yakumva amagambo akomeye Fabiola yararimo amubwira kubera ko Fabiola ashaka kuba yaca uno mwana hano mwa runo rugo ngo arambiwe kuba Isimbi yajya muri dushe ngo agasigara ari ufasha umwana ngo nago yahindutse umukozi wo kwa Cyusa rero uri kumva ko Fabiola afite umujinya mwinshi cyane uriya muryango wo kwa Cyusa ndetse n'uyu mwana Isimbi yabyaye Rugema we nubwo yarakomeje avuga ati uyu mwana ni umuziranenge ni umwuzukuru wanjye ni umwana w'umukobwa wanjye nta kintu ngomba kuba namukoraho ngomba kuba namurera akabasha kuba yakura ariko Fabiola we ibi ngibi ntago ariko abyumva kubera ko Fabiola akomeje imipango yo kuba yavuga ati Isimbi uwo mwana ugomba kuba wamujyana hariya kwa Cyusa nabo bakumva imvune yo kuba barera kugira ngo atazabasha kuba yatugiraho ingaruka abashe kuba yakura kubera ko ngo uyu mwana ashobora kuzakora igikorwa kidasanzwe ashobora kuzakora ibitangaza bikomeye cyane rero niyo mpamvu Fabiola yararimo avuga ati Rugema ugomba kuba wamusohora hano mwa runo rugo ibintu bikiri kare ngo dore ko nkubwira ntubashe kuba wanyumva ariko ngo njyewe uyu mwana ndi kumubonamo ikindi kintu ngashobora kuba yazakora ibikorwa bidasanzwe urukumva ko rero Fabiola yatangiye kuba yagira ubwoba bw'uyu mwana wabashe kuba yavuka hano mwana no mu muryango kubera ko Isimbi na Cyusa nibo babashe kuba babyarana uno mwana rero niyo mpamvu Fabiola yavuga ati uyu mwana agomba kuba yajya kurererwa kwa se kugira ngo atazagira ikintu kibi azadukorera rero uyu muryango kubera ibyaha byabo byinshi cyane kubera ko Fabiola na Rugema bakoze ibintu bidasanzwe mwamaze kuba mwabona ko bashaka kuba bashyira uno muryango wo kwa Cyusa hasi ndetse n'umuryango wo kwa Iribagiza ukazima burundu bakabasha kuba bakegukana iriya mitungo y'ababyeyi ba Iribagiza ariko byarabananiye kuri ino nshuro byabashije kuba byabagora cyane niyo mpamvu Fabiola aba afite ubwoba ati uyu mwana niwe ushobora kuba yazadushyira hasi niwe ushobora kuba yazazana ibimenyetso byose uyu mwana ntabwo ngiye mwishimira hano mwa runo rugo se murabona ibintu Fabiola atangiye kuba yatekereza ari byo rero nimba tubashije kuba twagirana hano tukiri kujyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe ni koko nimba uri kubona ko uyu mwana ari umuziranenge cyangwa agomba kuba yakirukanwa hano mwa runo rugo kwa Rugema akajya kuba yashaka ahandi hantu yaba ari kuba akajya kuba yabana na se hariya kwa mama we kwa mama Cyusa uri kumva ko rero filimi y'umusaraba igiye kuba yaryoha nimba tubashije kuba twagerana hano kuri n'umunota ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandi nurangiza ujye muri comment uvuga ati ibintu bigiye kuba byaryoha
kubera ibintu turi kugenda tubonamo ni ibintu bikomeje kuba byacanga abantu, ariko muraza kuba mwasobanukirwa. Wowe icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana mu bindi biganiro byacu biba byagiye bitegurwa kuri filime y'umusaraba, yuko bari ibintu byinshi cyane tuba turi kugenda tunarebera hamwe biba bikomeje kugenda biranga ino filime yacu y'umusaraba. Rero mwamaze kuba mwabona ko uriya mugabo Rugema atabashije kuba yakihanganira aya magambo yari amaze kuba yabwirwa n'uyu mukobwa Fabera. Mwahise mubona ko Rugema yageze hariya kwa Cyusa akavuga ati Cyusa, wowe ibintu urimo ukora ugomba kuba wabihagarika guhera aka kanya, ugomba kuba nimba ushaka kuba wasezerana na Iribagiza ugomba kuba ubihagaritse, tukabanza tugakemura ikibazo cy'umuryango wacu, kubera ko ari we wabashije kuba waduterera umwana wacu w'umukobwa inda. Rero ngo ubu guhera ino saha ni wowe mugabo we, ni wowe wakitwa nk'umugabo we. Rero ugomba kuba wahagarika kuba wajyana mu murenge na Iribagiza, ahubwo tukabanza tukaba twakemura ibibazo dufitanye. Rero Cyusa ntabwo aya magambo Rugema yaramubwiye, ntabwo Cyusa yari arimo yumva neza, kubera ko Cyusa akunda uriya mukobwa Iribagiza, kandi ngo nta kintu na kimwe cyabatandukanye, nta kintu cyatuma ngo adakora umurenge. Rero ni ibintu byabashije kuba byababaza uyu mugabo Rugema, kubera ko Rugema ashaka ko Cyusa yabasha kuba yasezerana n'uriya mukobwa we Isimbi, bashaka kuba bamugira umugabo wa Isimbi ku ngufu, nubwo Cyusa atabishaka. Ariko ngo Rugema hari ikintu ashaka kuba yakora, kubera ko yari amaze kuba yatanga iri tegeko. Rero mama Cyusa we yatangiye kuba yagira ubwoba ati Cyusa, we jya ucisha make ubashe kuba wakumva. Ariko ntago ibi bintu ari ibintu mama Cyusa nawe yashyigikira ko Isimbi yabasha kuba yashakana n'uyu muhungu Cyusa, kubera ko uriya muhungu Cyusa kugira ngo abashe kuba yatera inda Isimbi, Cyusa ntago yigeze abigiramo uruhare rukomeye cyane, ariko yakoze ikosa rikomeye cyane. Nubwo yari yasindishijwe, nubwo yari yakoze ibiki, yari yaranze kuba yakemera uriya mwana kugeza bagiye kuba bapimisha ADN ye bagasanga umwana barahura neza. Cyusa akahita abona kuba yakemera ko uno mwana Isimbi yabyaye ari uwe, ariko ari kwemera kuba yamufasha, ari kwemera kuba yatanga indezo, ariko akazasezerana na Iribagiza. Ariko Rugema we ntabwo arimo abyumva ati indezo ntabwo ari byo dukeneye, twebwe dukeneye ko ugomba kuba wakita ku mwana wacu, tukabanza tukaba twakemurana bino bibazo dufitanye mbere y'uko ujya kuba wasezerana. Uri kumva ko rero Rugema imipangu ye igiye kuba yapfa kuri ino nshuro, kubera ko Rugema ashaka kuba yasezeranya uriya mwana w'umukobwa Isimbi ndetse na Cyusa ku ngufu, kandi twebwe Cyusa twamaze kuba twabibona ko yikundira uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, kandi icyo byamusaba byose kugira ngo azabashe kuba yasezerana na Iribagiza yabasha kuba yabikora. Ariko nta kindi kintu ashaka kuri uriya mwana w'umukobwa Isimbi we, ngo nibamutegeke basi indezo agomba kuba yatanga mu kwezi, ngo amafaranga agomba kuba yatanga bakabasha kuba bakita ku mwana we yabyaranye na Isimbi, ariko ngo batamutandukanyije na Iribagiza. Rero cyangwa buri munsi ngo akajya atanga amafaranga, ngo akamenya ko buri munsi agomba kuba yaha amafaranga uriya mukobwa Isimbi. Uri kumva ko rero filime yacu y'umusaraba igiye kuba yaryoha dukurikije ibintu turi kugenda tubonamo, kuba Rugema adashaka kuba yatuza ngo abashe kuba yakemerera uriya mwana w'umuhungu Cyusa ibintu byose, kubera ko Rugema ntago ashaka ko Cyusa yazashakana na Iribagiza, bashaka kuba babatandukanya, kandi ibyo ni ibintu bidashoboka. Ni ibintu twamaze kuba twabona muri no filime yacu y'umusaraba. Se wowe urabona ibintu biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo ino filime, ukurikije ibintu biri kugenda biyigaragaramo? Ni ibintu byiza kandi byinshi cyane bikomeje kugenda binashimisha abantu benshi babasha kuba bagenda badukurikira umunsi ku munsi, kubera ibikorwa by'iyi filime iri kugenda igaragaramo. Ni ibintu biraza gukomeza binanezeza abantu babasha kugenda banadukurikira, kubera ko ibya Rugema we kuri ino nshuro nawe bigiye kuba byarangira, kubera ko mwamaze kuba mwabona ibintu byabashije kuba byamubaho. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, turaza gukomeza tugenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda biranga ino filime.
kandi twamaze kuba twabona ko uriya mwana w'umuhungu cyusa we akomeje kuba yasaba imbabazi mama we ati mama ugomba kuba wambabarira kubera ko ibintu nakoze nanjye ntago ari ibintu byari bingambiriye, ntago ari ibintu nari nagambiriye kuba natera uriya mwana w'umukobwa isimbi inda, ahubwo ni isimbi waje kuba yanyishinza we. Isimbi yari yaroze Cyusa, muribuka neza abantu bakurikiranye ino filime, ariko mwamaze kubona ko mama Cyusa adashaka ko yababarira umwana we, avuga ati njye nakubabariye ntago ari imbabazi zaba zimvuye ku mutima, ngo ni ibintu byangora cyane kuba nakubabarira kubera ko ngo nawe wakoze ibintu bidakorwa, wakoze ibintu bitari byiza cyane. Uri kumva ko Cyusa rero yarateye intambwe ya mbere ati mama ugomba kuba wambabarira, ugomba kuba wama imbabazi, ariko mama Cyusa yavuze ati ntago icyo ari cyo gihe, tugomba kuba twakitondesha ibintu, njye nzakubabarira bivuye ku mutima, ariko ngo kukubabarira byangora kubera ko ibintu wakoze Cyusa ntago ari ibintu byiza cyane. Nk'umuntu usenga nawe Cyusa mwamaze kuba mwabona ko yari yaramaze kuba yakihakana uriya mwana isimbi yabyaye, ntago Cyusa yigeze anamugeraho ku bitaro. Rero nicyo kintu cyababaje uriya mubyeyi mama Cyusa kuba yarabashije kuba yakizera ko amagambo Cyusa yari arimo amubwira ko ariyo, yuko twari twamaze kuba twabibona ko Cyusa yari yaragumye abwira umuryango we ati uriya mwana isimba twite njyewe ntago mwemera. Gusa Sylvain yari yaramaze kuba yabimenya ko uriya mwana isimbi yari atwite ari uwe. Rero ni ibintu bikomeye cyane byabashije kuba byababaza uriya mwana w'umukobwa Iribagiza ndetse na mama wa Cyusa, kubera ko Cyusa yari yaragumye avuga ati ntago uriya mwana isimba twite ari uwanjye. Cyusa yari yaramaze kuba yakanga kuba yakemerera Iribagiza ko uriya mwana isimbi yari atwite yari uwe. Rero ni ibintu byamugizeho ingaruka cyane kuba barapimye ADN bagasanga umwana n'uwa Cyusa. Uri kumva ko ari ibintu bikomeye cyane biba bikomeje kugenda bigaragara hano muri ino filime yacu Inzira y'Umusaraba. Kandi ntago ari ibyo gusa twagiye tunabonamo hano muri ino filime, ni ibintu byinshi cyane biba bikomeje kugenda binezeza abantu bagenda badukurikira umunsi ku munsi, biba bikomeje kugenda biranga ino filime yacu Inzira y'Umusaraba, aho twamaze kuba twabona ko Rugema we ibyo bigiye kuba byarangira kuri ino nshuro. Ariko ntago ari ibyo turakomeza tugenda tureberaho, kubera ko twamaze kubona ko kamarade yamaze kuba na Emile bamaze kuba bamenya amakuru meza yuko mwamaze kuba mwabona ko bashimuse uriya mugore mama Iribagiza kugira ngo azabashe kuba yagira ikintu abafasha, kubera ko ikintu bagiye kuba bamufasha ni ukuba bamuha umuti wibutsa buri kimwe cyose, uriya mugore akabasha kwibuka ko afite umwana witwa Iribagiza ndetse afite n'umusore bita Rurangirwa, akabasha kuba yakibuka ibintu Rugema yamukoreye, kubera ko Rugema yamukoreye ibintu bitari byiza cyane. Niyo mpamvu mwamaze kuba mwabona ko kamarade na Emile bamaze kuba bashimuta uriya mugore mama Iribagiza. Ntago ari ubundi bugome, nta kindi kintu bagiye kuba bamukorera, ni ibintu byiza cyane bagiye kuba bamukorera, kubera ko bagiye kuba bashaka umuti bakabasha kuba baha uno mugore mama Iribagiza, akabasha kuba yakibuka buri kimwe cyose Rugema yamukoreye, kubera ko Rugema yamukoreye ibintu bitari byiza cyane. Rugema yamwiciye umugabo, Rugema yamutwaye umuryango we wose, abasha kuba yamwibagiza, abasha kuba yamubwira ibintu amubeshya, araza yinjira mu buzima bwe. Rugema yigira nkaho ari umugabo we, amutwara imitungo, yuko twamaze kubona ko imitungo yose Rugema afite hariya mu mujyi ari y'ababyeyi ba Iribagiza, yuko twamaze kubona ko Rugema yamaze kuba yahitana umubyeyi wa Iribagiza, papa Iribagiza yamaze kuba yamwica, asigarana umugore we n'umwana we Iribagiza. Mwamaze kuba mwabibona neza ko Rugema ariwe wabashije kuba yarera uriya mwana w'umukobwa Iribagiza kugeza akuze. Ariko kuri ino nshuro ibyo bigiye kuba byasubirwamo, se murabona ibintu biraza kuba byagana hehe? Ukurikije wowe ibintu uri kugenda ubona muri filime Inzira y'Umusaraba, ukurikije uburyo ino filime igiye kuba yazamo ibindi bintu, kubera ko Rugema kuri ino nshuro ake kagiye kuba kashoboka, ibintu yakoze bigiye kuba byamugaruka. Urumva ko rero filime yacu Inzira y'Umusaraba igiye gutangira kuba yaryoha, igiye gutangira kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze ko turagenda tubonamo. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, kandi ugatangamo ibitekerezo byawe. Mwamaze kuba mwabona ko uyu mugabo Rugema ake kagiye kuba kashoboka, ibyo bigiye kuba byarangira yo yigeze
yose kuri ino nshuro ibyo biraza kuba byarangira kubera ko umugore yari yizeye mama iribagiza umugore yari yarateguye yari yarajyanye ahantu mu cyaro yaragiye kuba yamubikayo azi ko yibagiwe buri kimwe cyose yuko mwamaze kuba mwabona ko kamarade na Emile bamaze kuba bamushimuta bakabasha kuba bamutwara kandi bagiye kuba bamugira neza bagiye kuba bamuha umuti kugira ngo azabashe kuba yakibuka ibintu byose Rugema yamukoreye uri kumva ko Rugema ibyo bigiye kuba byarangira rero Rugema ntago yabashe kuba yatinda nawe yabashe kuba yagera hariya mu cyaro agiye kuba yareba umugore we wa gatatu ariwe mama iribagiza yuko twamaze kuba twabibona rero Rugema yakubiswe n'inkuba kubera ko yagiye kuba yareba uriya mugore ahantu yari asanzwe yari yaramusize ahantu yari asanzwe yari yaramwubakiye inzu ahantu ha wenyine ku buryo adashobora kuba yabonwa n'abandi bantu aho yamaze kuba yahagera agasanga uriya mugore nawe uhari rero ni ikintu cyabashe kuba cyatera Rugema ubwoba bwinshi cyane Rugema atangira kuba yahangayika atangira kuba yagira ibibazo bikomeye cyane byo kuba amaze kuba yabura uriya mugore mama iribagiza kandi ari umuntu yari yarabashije kuba yakibikira hariya ahantu mu cyaro kugira ngo azabashe kuba yamukoresha mu gihe bazaba bamujyanye mu rukiko kubera ko Rugema twamaze kubona ko ari we wishe umubyeyi wa papa ari we mama papa iribagiza yamaze kuba yamuhitana rero yari yasize uriya mugore mama iribagiza kugira ngo azabashe kuba yamujyana mu nkiko igihe iribagiza ndetse na musaza we bazaba bamaze kuba babona ibimenyetso byo kuba bashinza Rugema ko iriya mitungo yose afite atariye rero Rugema yari yarabitse uriya mugore ngo azabashe kuba yamwifashisha igihe bazaba bamaze kuba babivuga avuga ati uyu ni umugore wanjye iyi mitungo yose turabizi neza ko iyi mitungo tuyifatanyije n'umugore wanjye uri kumva ko Rugema yari yarakoze ikintu cyiza cyane cyo kuba yakibikira umuntu uzabasha kuba yamushyigikira mu rukiko ariko ntabwo kuri ino nshuro ibyo bigiye kuba byamugwa neza kubera ko yagize yari mu cyaro agakubitwa n'inkuba akagira ubwoba kuba yari amaze kuba yabura uriya mugore mama iribagiza akahasanga imbago yagenderagaho rero ni ikintu cyabashije kuba cyatuma Rugema ahangayika atangira kuba yakibaza ibintu byinshi cyane bikomeye cyane atangiye kuba yatangira kuba yahigira hano muri zino karitsiye hariya mwarura rutoki aho yari yarasize uriya mubyeyi mama iribagiza ariko yamaze kuba yamubura urumva ko filime yacu za musaraba igiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane kandi twebwe twamaze kuba twakibonera ibintu byamaze kuba byaba kubera ko Emile na kamarade bamaze kuba babona uriya mubyeyi bamaze kuba bamushimuta bagiye kuba bamuha umuti uri kumva ko ari igikorwa gikomeye cyane dogiteri agiye kuba yakora nawe akabasha kuba yavura uriya mubyeyi nk'uko yavuye iribagiza akabasha kuba yakibuka buri kimwe cyose urumva ko filime yacu za musaraba igiye kuba yaryoha nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nurangiza ujye wasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime za musaraba nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemuci y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza yuko bari byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda biranga ino filime yacu za musaraba episode bigiye kuba yakurikira iyi ngiyi ni ibintu rero by'umunezero cyane nimba hari ibitekerezo wifuza ko byazaza muri filime za musaraba yo wasi muri comment ubashe kuba wabyandika neza kugira ngo bizabashe kuba byasomeka uri kumva ko rero filime yacu igiye kuba yaryoha rero ciao ciao turaza kuba twasubira muri episode iraza kuba yakurikira tureba se ibintu biraza kuba bimeze bite yuko bari ibintu byiza cyane tuba turi kugenda turebera hamwe babikomeje kuba bigenda biranga ino filime icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri no channel kugira ngo tuzajye tukumya kubana ibintu bimeze neza.